Hari ibintu abantu bakunda kuvuga iyo babonye umuntu asuzugurwa nyuma bikazageraho bigahinduka, uko yagaragaraga amateka ye ahindutse. Ni ibintu abantu buriya bakunda gukora cyane iyo babonye umuntu uko agaragara inyuma, akenshi baramusuzugura iyo agaragara nabi inyuma. Uyu munsi buriya ngiye kubabwira inkuru y'urukundo itangaje ya Jane na David. Iyi nkuru igaragaza ko rimwe na rimwe abantu tubabona nk'abakene bamwe na bamwe, abasabirizi cyangwa se n'abandi bantu. Aba ngaba hari igihe bashobora kuba bafite amateka n'ibanga rikomeye tutazi. Ukabona umuntu wenda arasabiriza ku muhanda, cyangwa se umuntu nyine ari muri bya bikorwa bituma abantu bamusuzugura. Ariko mujye mwitonda, tujye twitonda cyane iyo umuntu ari kugaragara atyo. Tujye twitonda cyane kuko hari igihe abantu bose bameze gutyo ntabwo uba wamenya ngo bimeze gute. Reka turebe rero ukuntu inkuru imeze. Jane yari umukobwa mwiza cyane, afite umutima mwiza kandi akunda gufasha abantu. Yigaga muri kaminuza imwe ikomeye yo mu Rwanda. Nuko ubwo cyakora umukobwa ntabwo yari umukire, yari umunyabwenge kandi yumvaga agomba guharanira kubaka ejo he hazaza nyine nk'abandi bana bose. Umunsi umwe rero mu gitondo agiye ku ishuri nk'uko bisanzwe, yageze mu muhanda yumva abantu bavuga cyane. Yegereye aho urusaku ruri asanga hari umusore wari umaze gukubitwa bikomeye n'abagizi ba nabi, batorotse bagiye, ahubwo abandi bantu baraho bashungereye. Bari bamwambuye ibintu bye byose ndetse bamusiga ari inkomere. Abantu benshi baramurebaga gusa ntihagire n'umwe ushaka kumufasha. Jane ntabwo yihanganiye kubona umuntu ubabaye, yahise ahamagara ambilanse. Bya bindi abantu tumenyereye byo kusanga umuntu yagize ikibazo bitewe n'ibibaye tugafotora tukagira gute, we yahise ahamagara ambilanse. Noneho abaganga bahageze vuba bafata wa musore bamujyana kwa muganga n'uwo mukobwa. Nyuma yo kubona ko agejejwe mu maboko y'abaganga, Jane yahise yikomereza urugendo rwe ajya ku ishuri. Ntabwo yari azi ko yari amaze gutabara ari umuntu udasanzwe, we ntabyo yari azi. Mu by'ukuri uwo musore yitwaga David, ariko uwo musore akaba yari umusore ufite amafaranga w'umukire cyane, ariko ntabwo byagaragaraga, abantu baho ntabwo bari bamuzi. Ariko yari afite kampani ikora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bujya za Uganda, za mu Burundi, za Kenya. Noneho icyo gihe yaravuye mu nama y'akazi ari wenyine, ari nabwo yahuye nabo bagizi ba nabi. Ubwo nyuma y'ibyumweru bibiri David yarakize asohoka mu bitaro. Hanyuma ikintu cya mbere we yashakaga kwari ugushaka wa mukobwa wamutabaye akamujyana mu bitaro. Yatangiye gukora iperereza, areba amashusho ya za CCTV kamera zo ku muhanda, abaza abaganga, ashaka amakuru yose ashoboka. Nyuma y'iminsi myinshi yaje kumenya ko umukobwa wamufashije yitwa Jane kandi ko atuye muri karitsiye ya za Nyamirambo. Nuko David yishimira ko amenye wa mukobwa Jane, yashaka kumumenya neza. Nuko aragenda akora iperereza, amenya ese yamutabaye kubera ko yari umukire, ese yamutabaye kubera umutima mwiza. Nuko agira igitekerezo kidasanzwe, nuko ahamagara bamwe mu bakozi be b'indahemuka ati ndashaka ko mwihindura abasabirizi, murebe uko abantu bafata uriya mukobwa Jane muri karitsiye, mumenyere n'amakuru. Nawe ubwe yiyogoshesha nabi, areka ubwanwa burashukura, yambara imyenda ishaje kandi icikaguritse, nta muntu washoboraga kumumenya. Hashize iminsi mike hategurwa ibirori gakondo muri ya karitsiye Jane yari atuyemo. Wari umugenzi uzwi cyane, abakobwa batarashaka barateranaga n'abasore, umukobwa akaba yajugunye ururabyo hejuru mu kirere. Noneho uwo rwagwagaho niwe wabaga ahiriwe n'amahirwe yo kuba umugabo. Jane ntabwo yari yarigeze atekereza cyane kuri uwo muhango, ariko inshuti ze zaramwinginze ziti ngwino witabire. David nawe yahageze yiyoberanyije, yicaye mu mfuruka, imyenda yanduye, inkweto zicitse, asa n'umuntu umaze imyaka myinshi ku muhanda. Abantu bose baramurebaga bamuseka, bamwe bati uyu se yazanywe n'iki hano, abandi bati uyu ni umusabiriza, abandi bati nta mukobwa wakwemera kubana n'uyu muntu.
rero igihe cyarageze Jane ajugunya ururabo hejuru, yararufashe aruterera hejuru, abantu bose bararureba ruzenguruka mu kirere maze rugwa ku mutwe wa David. Abantu bose bahita baseka cyane, hari n'abatangiye gukoma mu mashyi yo kumushinyagurira bati Jane arahombye pe, abonye umusabirizi, uyu musabirizi se yamuviramo umugabo, ubuzima bwe burarangiye. Jane yaratunguwe ariko ntabwo yashakaga guca inyuma umuco nyine, kuko niba wari umuco yanze kugira ngo amere nk'abo ngabo bari kumuseka, ahubwo yegera David aramureba maze aramubaza will you marry me? David yigira nk'utazi byinshi, arangije amaze ati hano uzajya ungurira capati, unkunda capati. Abantu bongera guseka cyane ariko Jane aramwenyura ati yego rwose nzajya nzikugurira. Iyo mvugo yoroshye yakoze mu mutima wa David, yahise amenya ko Jane ari umwana mwiza koko atitaye ku mafaranga cyangwa isura. Nuko nyuma y'ibyo Jane yajyanye na David we. Jane yari afite inzu, ajyana na David we amugurira imyambaro mishya, amuha aho kuba, amutekera, amwitaho nk'umuntu nyine ufite agaciro nk'umugabo we. Cyumweru rero kimwe cyaciyeho, ukwezi gucaho, ukwezi guhinduka amezi. Buhoro buhoro urukundo rwabo rutangira gukura, kuko urumva Jane yaragiye ajyana David, amugurira imyambaro, aramugaburira, amugira neza, arongera aba umuntu. Ariko David akomeza guhisha Jane ibanga rye, ariko akunda Jane nyine kurushaho buri munsi. Iyo kampani ye rero iyo yagiraga inama zikomeye, yahuraga n'abakozi be mwibanga, bageraga aho bahurira ku muhanda kure y'urugo, bakaganira ku bikorwa bya kampani, barangiza bagatandukana. Jane ntabwo yigeze akeka ko umugabo we ayobora kampani ifite agaciro k'amamiliyoni nyinshi z'amadolari. Nyuma y'ukwezi ibintu byatangiye gukomera cyane, akazi ka Jane kari gaciriritse, amafaranga yari make, kandi yari amaze igihe atunga abantu babiri. Inshuti n'umuryango we bakomeza kumubwira bati twarakubwiye ngo uri kuba umutindi, uri kwiyicira ubuzima, ntacyo azakumarira. Ariko Jane yakundaga David, ntabwo yashoboraga kumuta. Ijoro rimwe David yabonye Jane arira n'ibanga. Yabazwaga no kubona umugore yakunze ari mu mibereho igoye, ukihamagara bamwe mu bakozi bamuzanira sheke nini cyane iriho amafaranga menshi. Nuko ayihereza Jane ati abagira neza bamfashije, kubera ko babonye ko twabayeho, uko twabanye nuko tubayeho ubu, none badufashije. Jane yaranezerewe cyane ariko ntiyarazi ukuri. Hashize iminsi mike David yumvise ko igihe kigeze ngo abwize umugore ukuri. Mu gitondo kimwe yahamagaye imodoka nyinshi z'akataraboneka, abantu be bambaye amakoti meza baza ku rugo rwa Jane. Jane arumirwa, yabonye abantu benshi bamwubaha, bose bamwita boss. Jane ntabwo yabyumvaga nyine. David yaramwegereye afata ukuboko kwe ati Jane, igihe kirageze ngo umenye uwo ndi we, sinjye musabirizi watoraguye ku muhanda, amazina yanjye nitwa David, ndi nyiri David Global Holding. Jane yumvise amaguru acitse intege, amaboko, umubiri wose, atekereza ko ari inzozi. David amujyana iwe, amwereka inzu nini cyane, amwereka kampani ye, ibintu byiwe byose arabimwereka, amwereka ibihumbi by'abakozi bamukorera. Hanyuma imbere y'inama y'ubuyobozi bwose aravuga ati uyu mugore niwe wamfashije nkiri inkomere, nahuye n'ibibazo, ankunda ndi umusabirizi, ntabwo yankunze yitaye ku mafaranga kuko ntiyaranze. Nuko ati abantu baransuzuguraga, ariko we yaranyubashye, ntabwo yigeze atekereza uko nari meze. Rero kuva uyu munsi Jane ni umuyobozi mukuru wungirije w'iyi kampani yanjye. Jane kubera ibyishimo no gutungurwa n'iki amarira. Nuko ubwo Jane urumva nyine yamaze kumenya, donc David amaze kumenya ko urukundo rw'ukuri rudashingiye ku mafaranga cyangwa isura. Hashize imyaka mike rero David na Jane bubatse umuryango mwiza, bafasha abakene, bubaka amashuri, batanga amaburuse ku banyeshuri, maze baba urugero rwiza rw'urukundo rushingiye ku mutima. Rero ahangaha ikintu tugomba kumenyamo muri iyi nkuru, ntabwo tugomba gusuzugura umuntu kubera uko yambaye, uko agaragara, kubera ko adafite amafaranga uyu munsi, cyangwa ngo usuzugure umuntu kubera aho atuye.
ubuzima burahinduka. Abakene b'uyu munsi bashobora kuba abakire b'ejo. Abantu benshi bakomeye ku isi barasuzuguwe mbere yo kuba abakire. Urugero nka Thomas Edison cyangwa se Albert Einstein cyangwa se Oprah Winfrey. Aba banyuze mu buzima bugoye cyane mbere yo kuba abakire. Rero ntugacire umuntu urubanza ukurikije isura, imyambaro cyangwa amafaranga makeya afite uyu munsi, kuko agaciro k'umuntu buriya agaciro, imyitwarire ye n'ibyo ashobora kuzageraho ahazaza nibyo bishobora kumugira umuntu utandukanye n'uko uri kumubona uyu munsi. Ubuzima burahinduka, ntawamenya icyo ejo hazaza habitse. Niyo mpamvu tugomba kubaha abantu bose kandi tukabitwaraho neza, kubera yuko nk'uko bavuga ngo ubuzima ni uruziga urazenguruka. Ushobora gusuzugura umuntu ejo ugasanga niwe boss wawe, ugasanga uramukeneye n'ibintu byinshi. Harimo amasomo menshi muri iyi nkuru. Niba rero iyi nkuru ari ikintu igufashije, ntibibagirwe gukanda like, niba utarakanda subscribe kanda subscribe, kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byungura ubumenyi kuri iyi channel yacu. God bless.